Muraho neza nshuti zanjye, abandi mwaramutse, abandi mwiriho bitewe n'aho muherereye. Uyu munsi ntabwo nshaka ko dutinda kubera ko ndashaka ko dufatanya gusenga. Isengesho tugiye gusenga uyu munsi ni isengesho rikuraho karande. Karande iyo ari yo yose, biragusaba kubanza kumenya karande ufite, karande zo mu miryango iwanyu. Ese ni karande zo kudashaka? Ni karande se zo kutubaka urugo ngo rukomere rurambe? Ni karande se yo kudatunga ngo ugire amafaranga, ugire ibintu, ugire amahoro? Ni karande se z'icyangiro? Ni karande se zo kutabona amafaranga, zo kutabona akazi? Ni karande se z'uruvugo, ukabaho abantu bakuvuga, buri sosiyete yose ugiyemo ukabona ntufitingamo? Ni karande? Nimvuga mugende gusobanura karande, utangire wumve karande zikuriho, wirebe neza wisuzume. Ni karande se zo gukora ibintu byose bikanga? Ni karande se zo kutiga ngo murangize amashuri? Ni karande se zo kutaremya? Mbese ugende wisuzume, winjiremo, umenye karande ufite kugira ngo umenye icyo usengera. Ni karande se zo kutabyara? Ni karande se zo kubyara abana b'ibirara? Ni karande se umva, karande ziratandukanye. Banza umenye karande yawe, umenye karande yawe, umenye ikintu ugiye kurwana nacyo, umenye imyuka urwana nayo, umenye ibikurwanya. Ni karande yo kubura amahoro, ni karande yo guhora mu burwayi from day one kugeza at the end of the year, ugahora uri hasi urwaragurika kandi ukarwara indwara zitazwi, kwa muganga barazibuze, ukarwara ukaremba ukahinda umuriro, wajya kwa muganga ugasanga nta malariya, nta izo nazo ni za karande zigusubiza hasi, zikubuza gukora. Ni karande se zo gukora buri business yose winjiyemo ntibe successful kandi uba wagerageje, kandi ubanze wisuzume urebe uti se mba nabigiyemo neza, ni iki ntakoze kugira ngo umenye ngo koko niba ari karande. Ni karande se zo guhinga ntiweze? Ni karande se zo gutangira ibintu wagera hagati bikakunanira? Ni karande iyo ari yo yose. Ni karande z'uburaya? Ni karande z'ubujura? Ni karande se zo guhora abantu barwana n'abagabo cyangwa n'abagore babo, ubwo ntirugira amahoro, ukavuga ati muri uriya muryango niko babaye, nta wubaka ngo bikomere, bahora mu mpagarara, bahora mu ntonganya. Umukuru we yashenye urugo, murumuna we yararushenye, musaza we, ntabiwe. Izo ni karande. Ubanza wisuzume, umenye karande ufite uyu munsi kugira ngo ubashe kumenya gusenga, kugira ngo ubashe kumenya icyo usengera, kugira ngo ubashe kumenya imyuka urwana nayo, kugira ngo ubashe kumenya ibyo uhanganye nabyo. Mu by'ukuri nabahaga ingero za karande zishobora kwizirika ku muntu, zikamwiziringaho, zikagira gute, zikamubaho. Karande koko. Ubwo rero isengesho wowe ushyiremo karande yawe, icyo ushaka kwirukana, icyo ushaka kurwana nacyo, aba ari cyo usengera. Twagiye. Mana Data, Imana nziza, Imana yuzuye ubutwari n'ubushobozi, Imana yatanze Yesu Kristo, umwana wayo w'ikinege, kugira ngo acungure abari mu isi bose. Imana idukunda, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Ndagushimye, ndaguhimbaje, ngushimiye ko uri mwiza, ngushimiye ko uri umubyeyi, ngushimiye ko uri umukiranutsi, ngushimiye ko uri umugwaneza, ngushimiye ko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Ndagushimye, ndaguhimbaje, ngushimiye imbabazi zawe wemeye gukora kwawe, ngushimiye neza yawe. Data mwiza, ndi imbere yawe, ndi imbere yawe, ushyiremo amazina yawe. Niba witwa Claudine, niba witwa Jeanne, niba witwa Habimana, niba witwa uko waba witwa kose, ibwira Imana ko isanzwe ikuzi,
isanzwe ikuza, ariko yibwire, yihamagare, uyibwire uti ni njyewe kanaka mwene kanaka wo kwa kanaka, ndi imbere yawe, mfukamye imbere yawe. Niba uri umugore ushaka gusengera karande wenda zo kutubaka by'iwanyu, ese nguti Imana, ni njye wa mugore witwa gutya, ndi imbere yawe, ndasenze kugira ngo nyumve, umvaneho karande yo kutubaka, karande z'iwacu mu miryango. Vuga uti dore ba masenge nta wubatse urugo ruzima, ba masenge nta wagize icyo akora ngo gikomere, dore ba masenge na ba mama wacu nta wigeze aba mu rugo ngo rurambe, dore nta warubyayemo, dore n'abantu bari aho birirwa banywa inzoga birukanka ku musozi, n'abantu badashinga. Ubivuge byose ubyature, buri muntu yature karande ye, yayivuge mu mazina, ubundi uvuga uti none mpagaze mu butware bw'Imana isumba byose, mpagaze mu mbaraga mpabwa no kwizera, mpagaze mu ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubivuge wiyatureho amagambo meza, wibuke amasezerano yasezeranije abakunda Imana, uyature uyavuge, uvuge uti mpagaze mu cyuho cy'umuryango wanjye, uti nitaye ku bisekuru n'ibisekuruza by'abatubatsi, ngo nitaye ku bisekuru n'ibisekuruza by'abatarigeze bakira, ntitaye ku bisekuru n'ibisekuruza by'abataratunze ngo bagwize batunge batunganirwe, uti mpagaze mu cyuho nciye iki kiraro, uyu mugozi mbaye njyewe wo kuca mu izina rya Yesu Kristo. Uti nciye uyu mugozi w'uburaya mu muryango wanjye, nciye umugozi w'ubukene. Ubwo ndimo ndavuga ibyo kugira ngo wumve karande zikuriho, aba arizo usengera. Nciye imigozi y'induru mu ngo z'imiryango yanjye. Uti nciye imigozi z'ubukene zo kudakora ngo twunguke. Uti nciye imigozi y'ubukene, nciye imigozi y'urwango, y'icyangiro. Karitsiye yose utuyemo barakwanga, aho ukora ku kazi barakwanga, korari uririmbamo barakwanga, niko wibona niko ubizi, ariko icyo ni icyanyu Satani yagusize. Izo ni karande. Nciye umugozi w'amagambo, baramvubuza amahoro. Izo ni karande, ugasanga ngo abantu bari bagira amagambo, baba abana babi. Nciye iyo migozi, uvuga uti mpagaze mu butwari, icyo kiraro ndagiciye, ngewe ndi mushyashya, ngewe ndi icyaremwe gishya, ngewe ngomba gukira, ngewe ngomba gukomera, ngewe abana banjye bagomba kuba abahanga, njyeweho ngomba kubaka urugo rugakomera, njyeweho ngomba kubana n'abaturanyi banjye amahoro, ngomba kuba umunyembaraga, ngomba kuba ikirangire mu muryango wanjye, ntitaye hasi hawo, ntitaye ibyo bagendeyemo, ntitaye uko abantu batuzi, ntitaye uko amateka yacu yahahise ameze. Uti njyewe ndi mushyashya kuko ndi icyaremwe gishya, uti ndarema bishyashya, uti nkuyeho imigambi ya Satani ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Ukomeze usenge watura icyo ushaka kuvuga, ubwize Imana ukuri, uyibwire utayibeshya kuko Imana izi byose mu izina rya Yesu. Niba ushaka gusengera abana bawe ugaca karande z'ibirara, dore abakobwa banyu ntibashaka, ni beza, bateye neza, barashinguye, ariko nta wubaka urugo, bose n'ibirara, babyarira mu rugo, nibo barara ku mihanda. Usenga uvuga uti izo karande ntizikamfatira abana mu izina rya Yesu. Iyo migozi ndayiciye, iyo migozi nyikuyeho, iyo migozi ndayibokoye mu izina rya Yesu. Uti nitandukanije n'ayo maraso mabi, reka amaraso y'abana banjye n'ayanjye yivange n'ay'umwami wacu Yesu Kristo.
usenga uvuga uti niba muri uriya muryango babyara abana babaswa, abanjye ntibagomba kuba baswa, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Ubyature ugendeye ku ijambo, kuko ibintu byose muri Bibiliya birimo. Senga Imana. Niba uri umusore ukabona biranze, ukabona kandi ziranze, usenga uvuga uti iwacu ntibakira, ntawatunze imodoka, ntawigeze inzu nziza, ntawubatse etaje, ntawagiye hanze, ntawucuruza ngo arenge umutaru. Uti njyewe izo karande nitandukanije nazo mu izina rya Yesu. Reka mbe ikiraro, reka mbe uwa mbere mu muryango, reka abe ari njyewe ucaye amateka. Wiyaturireho ibyiza, kuko akanwa kararema, akanwa kararema. Bwira Imana ibyo ushaka, bwira Imana ibyo ushaka, uca izo karande uzikureho. Uvuga uti nubwo ntawigeze yiga ngo arangize segonderi mu muryango wacu, nubwo ntawarenze umutaru wageze kure yagarukiye mu wa munani, uti njyeweho ngomba kwiga, abana banjye bagomba kwiga, bagomba kuminuza, bakiga bakageza mu bushorishori. Ugasenga, sengera karande wumva ubana nayo. Senga, 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 wongere usenge. Uciye imigozi, uhamagare Imana mu buzima bwawe, ugendane n'Imana, ukorane n'Imana. Kirana nk'uko Yakobo yari akirana na marayika ijoro ryose, ngo arakirana, 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 aravuga ngo sinkure ku utampaye umugisha. Nawe kirana, umugisha wawe urahari, umugisha wawe urahari. Kirana, ongera ukirane, wicika intege. Nubwo marayika yagukora ku nyonga y'itako kumva uratentebutse, ariko komeza ukirane, ntumurekure ataguhaye umugisha. Kirana, kiranira ibyawe birahari, hamagara ibyawe birahari, birakumva, biritaba. Hamagara, ntukananirwe gusenga ngo bikurenge, usigare uvuga ngo bitekereza mu mutima, uvuga ngo Imana ireba mu mutima. Oya, Imana yumva gusenga, ntabwo irareba no kureba, ariko tobora uvuge, kuko ibyo uvuze ni se ni rukuruzi kurura ibyawe. Iyaturireho amagambo meza, iyaturireho ibyiza wumva ushaka, iyaturireho ubutsinzi, iyaturireho ubutware, iyaturireho, iyaturireho, iyaturireho. Komeza usenge, ubwira Imana ibyawe, uyibwira ibyawe, ubwira Imana, ushyiremo karande ushaka ko zicika, uzivuge, uzivuge, uzive imuzi. Nurangiza uhamagara ibyo ushaka kuba byo. Uvuga uti ndashaka kubaka etaje, ndashaka kugira amahoro, ndashaka imodoka nubwo ntayo wacu wayitunze, ndashaka bitewe n'ibyo ushaka wumva bikuzengereje. Ndashaka kuba muzima, ndashaka kugira amagara mazima. Ntabwo nshaka ko uyu mwaka utanzongera mu bitaro, ntabwo nshaka guhora ndwaye, guhora mbabara kandi abaganga barabuze indwara yanjye. Mpa buzima buzima, ndakwinginze mpa imbaraga mu buzima buzima. Usengera icyo wumva, usengera icyo wumva kikuzengereje, usengera icyo wumva cyakubujije amahoro, ugisengere, ugisengere. Senga, wongere usenge. Kirana, 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 kirana mu izina rya Yesu. Hanyuma ubundi ibyo byose ubisabe wizeye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen, amen, amen. Iri sengesho ndabizi neza ko rizagufasha, ko riri bugufashe. Hanyuma niba ari ubwa mbere tubanye, kora subscribe kugira ngo mu bindi bihe byose tuzajye duhora tubana. Imana ibampere umugisha kandi ibavaneho karande z'uburyo bwose zibagendaho. Amen.